Ibanga rya gatatu abakire badakunze kukubwira ni uko igihe ari amafaranga. Ku bantu bakorera umushahara, bitewe n'uko igihe cyabo kiba gisa n'icyaguzwe n'abakoresha babo, kuri bo igihe cyabo gihorana agaciro kangana kuko umushahara ntukunze guhinduka, kereka gusa iyo bagize amahirwe bagahabwa bonus. Ku bakire si uko biba bimeze, b'igihe cyabo baba bumva kigomba kongera agaciro umunsi ku munsi, akaba ariyo mpamvu barangwa no guhimba imishinga mishya ndetse n'udushya, nabyo bikabitura kwinjiza menshi kandi yiyongera buri munsi. Ibanga rya kane abakire baguhisha ni uko gusevinga cyangwa se kwizigama bishobora kuguhindurira ubuzima. Gusevinga cyangwa se kwizigama ni ingingo abantu benshi bafata nk'isanzwe kuko batazi agaciro kabyo, kandi ahanini babiterwa n'uko bigoye cyane kuba wagira icyo usevinga ku mushahara. Ushobora kugira ngo bigoye kubera ko ari muto, ariko si byo, ahubwo bikomerera ku myitwarire tugira ku mafaranga, aribyo bita money habits. Kuba yagiraho imyitwarire